Ni inkuru mwari mumaze iminsi mubona ku mbuga nkoranyambaga zivuga ati umuhanzi Iyampano amashusho ye yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ngo ari kumwe n'umukunzi we bari mu buriri, ubwo namwe murabyumva icyo bari gukora. Byakomeje kuvugisha benshi rero, iyo video zakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga nubwo zaje gukurwaho. Turaje rero turebe nimba iyo video twayibabonera. We nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, reba hasi handitse subscribe. Turaje tukubwire ibyo Yampano we ubwe yatangaje, amabanga yahishuye hamwe n'uwitwa Fazzo wamushyiriye amashusho ye hanze, uko ubundi ibi byose byatangiye turaza kubirebera hamwe muri iyi video. Ba hafi rero, iyi video nayo turaza kuyibanyurizaho muyirebe maze murahita mwumirwa, nubwo iyi video idakomeje kugaragara ahantu henshi yakuwe mu mashusho zikana ku mbuga nkoranyambaga. Ngo haye ikaze rero kuri uno muyoboro, reka dutangire turebera hamwe uko ibyo Yampano yatangaje kuri uyu munsi ku bijyanye n'iriya video. Reba hasi handitse subscribe ubanze wakande ubundi dukomeze. Umuhanzi rero Yampano uri ku ndirimbo zibyinitse n'ubutumwa bwimbitse yahuye n'ihungabana rikomeye ubwo amashusho y'urukozasoni yasakazwaga ku mbuga nkoranyambaga. Ubu yamaze gutanga ikirego kuri uwayashakaje Yampano rero amazina ye y'ukuri bamwita Florian Uworizagwira. Yatangarije ikitangazamakuru cyangwa se ikinyamakuru hano mu Rwanda yitwa Inyarwanda yuko ku itariki ya 9 Ugushyingo 2025 rw'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB asaba ko Ishimwe Patrick zakaza amashusho ari mu gikorwa bivuze agira ati atanze ikirego tariki ya 9 Ugushyingo 2025 nyuma yaho Fazzo yaje guhita afatwa tariki ya 10 Ugushyingo 2025. Indirimbo Mpango yakoranye na Papa Cyangwe ngwe avuga ko we na Fazzo barigeze mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe, aho bari basangiye ubuzima bwabo no gucunga imbuga nkoranyambaga ze no gusangiza abakunzi ibikorwa bishyashya. Ibi rero byamugize umuntu wizewe mu buzima bwa Yampano bwa buri munsi, bituma bakorana ubushuti buhambaye. Baha ikaze rero kuri uno muyoboro, nanone nkwibutse gukanda subscribe kugira ngo utaza gucikwa. Tuguhe indi video ikwereka iyo video neza yari yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga. Turaje kandi tunabahereza ikiganiro cyose Yampano we ubwe amabanga yahishuye ku by'umubano we na Fazzo uyu nyine wamukozeho. Amashusho yasakaye yafashwe muri Gicurasi 2025 igihe yari ari kumwe n'umukunzi we. Bari bifitiye rero ubushake bombi ariko bagamije kwifatira urwibutso rwabo bwite atari ibizajya hanze. Nyuma yo gufata amashusho ngo yayabitse kuri konti ye y'ibanga, ariko icyo gihe yari akibana n'uyu musore Fazzo wamukozeho. Kuba uyu musore we rero ari we wari ushinzwe imbuga nkoranyambaga ze, byatumye ashobora no kugera kuri telefoni ye ya Yampano ndetse no kubona ayo mashusho. Ibyari ubufatanye biza guhinduka isoko y'amakimbirane, nubwo Yampano yasabaga Fazzo kwimuka mu nzu babanagamo. Kugira ngo rero abone umwanya wo kubana n'umukunzi we mu buzima bwe bwite, nibwo Yampano yasabye uyu Fazzo kuba yareba ukundi ahandi yajya kuba. Ngo icyo gihe Fazzo yasabye amafaranga 500,000 kugira ngo ashake gutangira ubuzima bushya. Yampano avuga ko yabanje kumuha 300,000 ariko undi yanga kugenda. Nyuma ngo yaje kumuha amafaranga yose, ariko nabwo akomeza kwinangira. Nyuma y'icyo gihe rero umubano wabo warahindutse, ndetse hatangiye no kuvugwa amakuru ko Fazzo afite amashusho y'urukozasoni ya Yampano. Byaje kuba agahomamunwa ubwo ayo mashusho yasakazwaga hagati tariki 9 ndetse na tariki ya 10 Ugushyingo, ubwo ni mu minsi 2. Nubwo ibi byabaye byahungabanyije Yampano, avuga ko atigeze ahagarika ibikorwa bye. Yampano byabaye byose
yabifashe nk'isomo ryo kumenya abo agirana ubucuti n'ubufatanye ndetse agatwararika ku bijyanye n'amabanga yabo y'ibanga. Yizeye ubutabera kandi ko azakomeza gukora umuziki we nk'uko bisanzwe. Afite na gahunda yo kujya i Paris mu Bufaransa tariki ya 17 Ugushyingo 2025, aho azaririmbira reka nkubwire ngo rero turaje tuguhereze video irambuye y'amabanga y'ampano yashyize hanze mu masaha makeya ashize. Niyo mpamvu nkubwira ngo reba wanditse subscribe wakanda kugira ngo utaza gucikwa n'aya mabanga y'ampano ashyize hanze mu gihe gitoya gishize kuri uyu munsi. Akaba atangaje byinshi cyane ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite ndetse n'uko yinjiye mu muziki ndetse n'uko yahuye na Pazo kugeza kuva batangiye kugezana n'isa. Kanda subscribe rero utaza gucikwa n'iyo video. Ndagushimiye, ciao ciao.